Ibihe byiza kuri wowe udukurikiye. Hari abantu bamwe bagiye batubaza ibibazo bitandukanye, ugasanga umuntu ari kutubaza ngo abona imihango gatatu mu kwezi, ese byaba biterwa n'iki? Ese ni gute yabigenza? Aha ngaha nkaba nifuje ko twarebera hamwe tukamenya gutandukanya imihango n'ibitari imihango, kuko ntabwo ari we wenyine ubibajije, hari n'abandi baza ku bitaro aricyo kibazo bafite, akaba amaze igihe ava bakabyita imihango, nyamara wajya kureba wamusuzuma ugasanga ari ibintu yitiranya n'imihango, kandi nzi ko ari abakobwa benshi, ari abagore benshi bazi ko igihe cyose umukobwa cyangwa umugore abonye amaraso ava epfo mu myanya y'ibanga aba ari imihango. Ibi ntabwo ari byo. Imihango itandukanye no kuva bisanzwe, kuko imihango amaraso ava igihe cy'imihango aba ari amaraso y'amazi, amaraso adafashe, icyo ni icya mbere. Mu gihe andi maraso kuva mu bitari imihango aba ari amaraso asohoka akenshi ari ibibumbe bifashe, bamwe na bamwe bakaba bita ibyo bibumbe ngo ni ibinyama, ngo biri gusohoka bimeze nk'ibinyama, mu by'ukuri ni amaraso aba yavuze yafashe yakoze ibyo bibumbe akaba ari gusohoka. Ibyo rero ayo maraso aba ari gusohoka yakoze ibibumbe ntabwo aba ari imihango, bitandukanye n'imihango. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, amaraso y'imihango aba ameze nk'amazi ariko ari umutuku utukura cyane, mu gihe amaraso asanzwe kuva bisanzwe aba ari amaraso afashe cyane nk'uko twabivuze, ashobora kuba ari ibibumbe cyangwa bitaraba ibibumbe ariko ukabona arafashe, noneho akaba ari umukara, ari umutuku ariko wenda kwijima, wenda kuba umukara. Ikindi twamenya ngaha ni uko amaraso ya ovulation, amaraso y'imihango ari ya maraso aza nyuma y'uko umuntu yamaze kuva muri ovulation. Ntabwo ushobora kubona imihango utabanje kubona ovulation, kuko imihango cyangwa règle ni process iza nyuma y'uko umuntu abonye ovulation. Ibi wenda twabisobanura ariko ntabwo turabisobanura cyane, ntabwo turabijya in deep. Ni uko muri ya cycle cyangwa kwa kwezi k'umugabo, kwa kwezi k'umugore habamo ibice bibiri. Hari icyo bita phase folliculaire. Phase folliculaire ni cya gice cya mbere kuva igihe uboneye imihango kugeza igihe uzabonera ovulation, ya ntangangore yamaze gukura, noneho yamara gusohoka, yamara kuva mu murerantanga yinjira mu muyoborantanga aho ishobora guhurira n'intangangabo, akaba ari cyo bita, icyo gihe nicyo bita ovulation. Iyo ovulation irangwa n'uko umukobwa agira ubushake bwinshi bwo gukora imibonano mpuzabitsina, birangwa n'uko ashobora kubona ururenda mu gitsina cye, ururenda rufashe, birangwa n'uko ubushyuhe bwiyongera, kumva umubiri we urashyushye cyane. Kuri bamwe birangwa n'uko ashobora kubona uduheri tumwe na tumwe ku maso, mu maso cyangwa ku gitsina, hafi y'imyanya y'igitsina akabona uduheri turaje. Ikindi twakongeraho ni uko imihango isanzwe aba atari amaraso menshi cyane, akenshi ushobora guhindura pad rimwe cyangwa kabiri ku munsi. Muri make imihango ntabwo irenga mililitre 80 ku munsi. Iyo yarenze mililitre 80 ku munsi ugatangira kubona ya mihango itangiye kuzamo amaraso y'ibibumbe, menya ko iyo atari imihango ahubwo hiyongeremo ibindi bibazo, ukwiye kujya kwa muganga. Mu gihe rero kwa kuva bisanzwe ko ni amaraso ashobora kuza, kwa kundi babandi baba bavuga ngo abona imihango gatatu mu kwezi cyangwa kabiri mu kwezi, ibyo mu by'ukuri ntabwo aba ari byo, aba ari kuva bisanzwe bitewe n'izindi mpamvu. Kuva bitewe n'izindi mpamvu, hari video twavuzeho impamvu zishobora gutuma umugore ava. Nimba ushaka kuyireba wajya kuri channel ya YouTube yitwa Baza Muganga, urabonaho ifoto yanjye. Ushobora kuhakanda ukareba mu mavideo, hari video twashizeho kwigisha impamvu zishobora gutuma umukobwa ava kandi atari mu mihango.
ubwo rero ahangaha nibwo ushobora gusobanukirwa, ariko n'ibi nkubwiye bishobora kukumenyesha ko uri mu mihango cyangwa ari ukuva bisanzwe. Hari uko ushobora kuva bitewe n'uko wafashe onapo cyangwa uburyo bwo kuboneza. Uburyo bwo kuboneza rero ukajya ubona uturaso tuva duke duke, bimwe bita spotting. Ibi ngibi rero ugomba kubitandukanya n'imihango, natwo tuba ari uturaso duke cyane cyane tudafasha, ariko tukaza ari utudundi duke duke. Ibi ngibi nabyo ugomba kubitandukanya n'imihango, biba bitewe n'uko iyo miti wafashe yatumye imisemburo yawe idakora neza, itaba ku murongo, maze bigatuma ya kushe ya endometre cyangwa kushe mo imbere yo muri nyababyeyi itangira gukora icyo bita desquamation. Ubutaha tuzavuga ku yindi video yigisha cyane ku bibazo nk'ibi ngibi byo kuva kuri TikTok, kuko ubushize twabyigishije kuri channel ya YouTube. Naho ubutaha, bye.